umukobwa nemeraga ariko sinyimwime atangiye kuvanga ibintu Joji ariko ntabwo ari umwana mwiza mba mbona nawe ashaka kumera nka babanda atangira kugira abantu amashyamba akantu undi ko kugambanira Prince Kid niko kabi uriya ngo Hope yamukubise ubuceri bwo gukuramo inda arabura kandi abandi bahari icyo gihe akimara kubura telefone z'aba Miss zisigaye zirabura zose ziburira rimwe niyo mpamvu nge bihamya neza ko Prince Kid arengana Imana iriya ni ishyari baby arashaka kwigaruririza Miss Rwanda ejo bundi nadasigara ari wiyoboye ngaha hone abitegura ibintu byose ari Jolly muzamenye ko Bijumba ari umunyarwandakazi nakurikirana amakuru nimba situation yose ko yatangiye kwenda ageze afungo byarabereye public mu ruhame kubera kibanga kaburanira mu ruhame nuko nabo bazi ko hari ukuri guhari nimba nta kintu bari guhisha batakaburanira rusange bakayemege barokira igihe Imana igira gutya ibitembereze Janine cyusa hado wa mukecuru baratandukanye ariko none nanjye narabihaye iminsi urambeberaga nawe ni Slay Queen cyusa waje umenya ko witonda bakareka kukurarura humura Bijo wawe ndahari tuzi ako nanubwo yarakwiranye n'ura mukecuru abakobwa batatu urumva mu kwezi kumwe bose baramutwitiye ubundi ne mupapa mukuru dufite Kigali ahubwo ngwino nanyu nerinda umuntu bamwambitse impeta ayikuyemo bamwambitse indi ayikuyemo akoze mariage mu byumweru bibiri baratandukanye ahubwo manza bino bintu birimo n'amafaranga nemera inda ya mbere yitwa Fodave ibyo akora arabyemera ndetse ari proud yabyo kandi biranamubereye ni nawe kwanza Slay Queen mu Rwanda dufite abandi barabeshya bazi inyuma ye Yes, kubarimo gukurikirana Big Town TV mwonje mwiriwe amakuru yanyu ndaceka ko mumeze fresh kandi mukamurimo gukurikirana Big Town TV gatano kuri gatano icyo mugomba gukora no gukanda subscribe kuri Big Town TV maze gahunda zikagenda fresh kabisa. Nyuma ya byose reka dutangire n'uyu mukobwa murimo kubona no kuri screen za Big Town TV reka tumuhe akanya abasuze mwebwe murimo gukurikirana maze gahunda zirahita zikomeza. Hello, how are you? I'm good. Hi. I'm fine. How are you? I'm fine. Where are you from? Kigali. Are you from Kigali? Hey. Are you doing good? Yeah. You have a nice shoes. Thank you. What's the name of the shoes? Boot. What? It's a boot. Boot? Gusa? Ngo ni Prada boot. Prada? Prada boot. Louis Vuitton. That is Louis Vuitton. Really? Ntabwo ubona LV. Cyo nuko nahatwitse. Hariya si uba washyizemo uduce yariyemo ndabona iyo buti yawe ifitemo utuntu ukuntu. Hano hagenda mu twangombwa tw'ingenzi. Fungura turebe. Oh yes. Fungura turebe. Tabaneza. Cyangwa washyizemo urumogi. Uzi se ko ndeba. Fungura turebe. Bonyine. Ibikoresho byo mu nzu. Jengo bari mu makeup. Aba harimo ibikoresho byo mu nzu. Byo mu nzu. The pre-dances. Wasanga natwe turi ahantu nk'ahari guhabikamo ibintu bya danje. Umuntu atapfa gukeka ko byabirimo. Okay. Uyu mukobwa mubona kuri kamera za Big Town TV akaba yitwa Bijou. Igeze kumubona kinamo films. Sinzi aho byaje kurangirira, sinzi rwose. Ariko duherukana taraba umunyamugi. Aje gusirimuka ryari se mama? Abari ibyo Big Town imbere barazi. Sha byose ni igihugu cyadutekereje kigategura cogama so ntabwo ufite amakuru. Ako bitubaheye. Nje ndahari. Mama kuri muri cyoga byari bimeze gutse. Cogama byari fresh. Ewana igihugu cyari gihagaze neza dura abana ba diaspora bari bahari. Umukobwa utarakuye amafaranga hari ahantu. Ngo Imana izamutembereza nta makuru afite. Ari wowe gukanye se? Umfasha uririrwa ubaza. Ese nta kiganiro abonye ahubwo mvuye mu Bufaransa. Waragiye mu Bufaransa? Ntago nari mari muri cyoga mnanje nari ndi hanze hirya hakurya. Wari wagiye mu Bufaransa? Gukora iki? Tembera. Urabeshya man.
Okay, cyambere na mbere turi butangirireho barambwiye ngo meruka story bambwira ngo ufite umushyeri w'umuzungu ngo ariko w'umusaza ongera we ko ufite note ufite n'inoti aha shirera aho se Shabakte wabyihoriye ko amashyari y'iki gihe yaba yadukundiye nari umuntu gapapo hanjye ubwo babonye nangiye kwaka n'iki ariko iminwa y'abakobwa izadukoraho nari mfite umukobwa w'umushuti wanjye mubwira nyine diro zanjye nyine n'irisaza ryanjye urumva ubwo twe turi muri projet nyine ya projet nari nakubwiye y'ibintu bya channel ibintu bya kamera bigeze kure nyine agiye kugukina igikoresho fresh ngaruke mu kazi urumva ko nyine nanjye umuntu narateye kudeta naramuhamije urumva nari nsigaye mpagaze neza nanjye baranyemeza so umuzungu wamukuye twahuye muri ya minsi mbere uko cogame umukango cogama yabaye ari mu Rwanda mwahuriye hehe ashakirije twahuriye Galaxy Hotel murateretana hari akantu wari wavuze ngo wateye agapapu ninde wateye agapapu byari bimeze gute yari ari kumwe n'undi mushyeri cyangwa bo umvango nyine yari umukobwa nyine tuziranye gutyo biraho noneho akundana n'uwo muzungu noneho sinzi ikibazo cyaje kuvamo ngo nimba ngatarazi icyongereza ni ukubanda sekwindi z'ikigali zidutwika zatwigiza abadanje nta nubwo babazi n'ibindi abari aho ngo barambaye ngo bite ngo babeshya ubwo umuhungu nyine turahura ni umuhungu reka mvuga umuhungu turahura nyine ahantu bari basohokeye ntabwo nahavuga ariko nyine umukobwa yarampamagaye kwa kundi nyine abantu basohoka avuga uti ufite na mugenzi wanjye genda nambaye neza nyine hipatiho ubwo dore taye zacu ni izi ngizi taye français ariko ko nari nkeye ubwo ngubwo nyine ati se uranywa iki nanjye nigira umusirimu uti ndanywa ka Hennessy amaye hari n'ubwa mbere ngiye kuyinywa ariko umutima ukambwira uti wowe gapfa iki kintu wagishobora nkabona barakubita amashoti ngafunga umwuka ngo urabona umuntu ugiye kunywa umuti asunika kugira ngo ngaragaze ko ndi umusirimu atazarincisha ese Hennessy ndakubise udushoti tungahe nangira sasa gushirika ubwoba baguruka turabyina none uwo mukobwa icyamwishe nawe musaza w'umuzungu nanagira inama abakobwa b'i Kigali babyibushye mumenye ubwenge izo taye ntabwo ziri mu kazi guys ntabwo ziri mu kazi turabyina ati tubyina neza turi sexy nawe umuntu uri mu gakono urabyumva wumva ibintu ari kuvuga biri kugukora ahantu ubwo muri saa mbere nyine barandepoza bageza mu rugo ariko zari zagukubise bya nyabyo nari nanyweye kabisa ariko n'uwo mukobwa yari agihari ahubwo nyine bifu zitangira guhera mu gitondo urumva nyine ambwira ibintu byabaye ijoro ryashize urabyibuka uyu mukobwa nyine ati njyewe sinabivamo ibintu nk'ibyo ngibyo ati umugabo umukobwa mwari muziranye umukobwa twari tuziranye ni inshuti yawe yego ati umutipe ushurasha narangane sinaguswe ngo byabaye Kigali Wisheya arangije nyine mwumva bigize intambara ndamubwira rero umutipe ntabwo nari muzi namumenye kubera wowe no kugira ngo dutandukanywe n'umuhungu komezanya na jama wawe ngiye nabirenze ngo ikibazo ngo uko nabonye ngo yagukunze bya hatari ndamubwira sari banga abonye nakoresheje ridasanzwe si ikibazo ngo ibintu muba mwambaye ibiki n'ibiki ngo mwibyinisha ese njye nimba nikundira umuziki nkaba niboneye ahantu hari indyo ryiza iryoshye imeze neza gute ntagaragaza inzara ubwo bibaho rero nyine ko umukobwa yagiye azana amagambo menshi ku mutipe niko umutipe yakomeje kugira courage nyine mu kumvugisha wese umukubitana nimero za telefone uwo munsi turi kubyina nibwo nazimuhaye musaza w'abandi umva ndamukomezanya sasa rero bibi twahuye ngiye mvuye mu Bufaransa ko yarananegeye turagenda abantu bataragera mu ndege ndabasuhuje ariko nawe bwari ubwa mbere n'indege yarahagurutse umutima uranguka ndavuga uti turacuramye ati humura
Uwo muzungu niwe kujyanye mu Bufaransa? Eh, Urabeshya ma. eh. Byaje gukomeza bizamo na trip yo kujya mu Bufaransa. Nyine ngo nyine we ngo deja twakundanye. Kuko bari abatipe bo hanze ntabwo ari nk'abo mu Rwanda bavuga ngo gukundana n'umuntu ngo birasaba ngo kumwigaho ngo kumutekerezaho ngo kumenya ngo ibiki n'ibiki, ntabwo baba bafite umwanya wo kumenya ibyo bintu. Nimba yagukunze nyine yagukunze, nimba hari ibyo yakubonyeho akunda ubwo nibyo, nta zindi nuza detail buze kujyamo ku ruhande ngo kandi urabizi ko nyine natwe icyo baba bashaka tuba tukizi, natwe icyo tuba dushaka baba bakizi. Muba mushaka iki abakobwa cyane cyane? Ikintu cya mbere ni ifungo, ariko ese mubeshye nta mafaranga? nyaba mbeshya abanyarwanda se? Nta rukundo se? Nta rukundo rukibaho. Urabeshya mama. Cyane ko reka nkubwire, urukundo ruza nyuma y'ibindi bintu uba watekereje. Niyo ngo hari ibintu uvuga uti ngiye ku mutipe twakundana nagendera kuri ibi, aramutse abifite kumukunda biroroshye, byahita byihuta. Ariko atabifite nawe utekereza mu diaspora i Kigali, wowe ukuze cecekera ikibazo cyawe, nkuramo amagambo sha. So trip y'Ubufaransa mwaje kubipanga gute yo kujya mu Bufaransa? Ni ukuvuga ngo we yari yaraje muri vakanse, ni ukuvuga ngo twamenyanye we abura icyumweru ngira ngo bagenda. Rero kubera ikibazo cy'ibyangombwa haza kubaho gusunika iminsi, ubwo nyine wa mukobwa ni nkaho yari amaye rugari njyewe. Tipe nyine mbona ari serious, yashakira ibyangombwa turagenda, namazeyo iminsi 5 mu Bufaransa yonyine. Kubera iki mutagumanye iyo ngiyo se? Shase kumura abakina nyinshi nari bakangabona nanjye arandinze mu bitekerezo. Noneho mumaze kugera mu Bufaransa, ya minsi nyine utaragenda, uyu mukobwa yakurebaga gute? Byari bimeze gute? Nta beef? Nikamubwire nawe ari guhunda ikibazo yari akiza hanini. Yari akizi nyine, uri kurumva nyine nawe biragoye kuba ufite umuntu kwihera ibiceri mwikundanira, umuntu akaza akabijyamo hagati, biba bigoye. Ariko njye sinigeze mbyitaho. Rega amahitamo aba ari ay'umuntu, kandi cyane ko umuntu atari umwana, ari umuntu mukuru byakoraga arabizi. So nirihe banga wakoresheje kugira ngo umwambure umusheri? Shabakti naryo ahubwo nuko nari ngiye kumurusha, sinataye nziza. Ibyo byonyine sebwo ntabwo wayibonye? Nayibona. Haguruka turebe. Iyo tayivuga haguruka turebe. Nahagurutse mu kiganiro mbere uko tugitangira, ubu usubiremo koko. Tayi yatwe umusaza w'umufaransa w'umuzungu, kugira ngo murimo kwibona barimo gukurikirana Big Town TV. Ngo ni tayi bita ngo tayi française. Ni hatari. Okay. Ziko ari byo. Wowe ni yagushitura. Njyewe? Njyewe akantu niko kabi. Zo mujye mu Bufaransa mwamaze iminsi, kubera iki mwamaze iminsi mikeya? We urumva nyine iyo abantu bundi akenshi baje muri vakanse mu Rwanda, asubira byibura abura nk'iminsi kugira ngo nyine atangire akazi. Kandi urumva nanjye ntabwo nari mbonye ibyangombwa byo kujya kubayo, byari nko gutembera cyangwa se gusura. Nagombaga kugaruka rero. Okay, inyuma y'ahangaha amakuru mfite nuko uyu muzungu na nubwo mwamaranye igihe kinini, nawe baje kugukubita agapapu baramukwambura. Byari bimeze gutse ibyo ngibyo? Ni umuntu wo muri sinema nyarwanda, rega nabo baraduhagurukiye. Ngiye umuntu muganirize diru zanjye, mbwira ukuntu nahiriwe. Kumva harya byita kwimena inda, babyita kwiyahura utabizi. Mubwiye story ati yo n'abakobwa afite ukuntu ari ibiryarya, ngakushimana ngo nibyo ushango ngo wavukanye umugisha. Atari bavuga ngo cyaragwiriye. Ubwo birangira kuno nyine wereka chat zawe umukobwa w'inshuti yawe, ni n'ibintu bisanzwe ko abakobwa turabikora. Niba chat zanjye nyine ibintu n'ibi amafaranga yanyohereje, amafoto twafashe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ntabwo nzigiye kuremo namba ziwe.
n'abari barabajamo ba diaspora bameze nk'abasazi bose abashaka kumva ko bimeze atwa kumva ko uri umunyarwanda bahorana irari kandi nawe ntabwo bakiri kumwe ubu ntabuze nk'ahandi yishe muri iyi minsi ubwo nabo nzamenya ariko nzamwisubiza ninamwisubiza ndashaka uwundi. Ese muzungu yakubwiye ko byarangiye cyangwa byari bimeze gute? Ntabwo ngigeze ambwira akanyanza byarambeshyaga nyine ngo ni impamvu z'akazi ariko nyine uwo mukobwa nyine ngiye ambwirije ukuri avuga uti Dejo rwose jama wawe turi kumwe ubu tumeze neza ari kunyohereza ku madolari ariko deja we baranabonanye yagarutse mu Rwanda kumureba nyine urumva ko umuntu afite ikofi ibaze kugukunda gato kidogo birangije kugira ngo ahite apanga kuza kukureba. So ubu ngubu ntabwo mukiri kumwe? Ubu ngubu uri single? Bambwiye ngo ariko hari umuntu runaka w'umusitari mu Rwanda musigaye mukundana? Umusitari wo mu Rwanda? Ngo mu mafilime. Oya. Wapi? Muvuge se. Kunyicira isoko. Muvuge? Ntawe. Muvuge? Indese muvuge. Okay, reka tubanze dushake amakuru afatika nzakubwira umunsi umwe. Nice. So ahandi bimeze gute usigaye uri mu bici kwa gafaranga k'umuzungu ntabwo akikugeraho? Ntabwo gagize. Siga ukora iki? Cyabo ubu ngubu ndimo gukorera muri iyi minsi bisanzwe ariko inyuma y'ako kazi nyine nagatse kuri YouTube. Kuri YouTube? Yego. Nurutse gushyira ikiganiro ariko none ababimenyesha abafana banjye ko ngiye gutangira vloggers y'ubuzima bw'abakobwa b'i Kigali. Vlogging? Nibyo ugiye gutangira nawe? Ndashaka kubereka umukobwa w'i Kigali ukuntu abayeho. Umukobwa w'i Kigali abayeho gute? Abayeho kubera umuhigo nyine. Gute? Nta muntu utabaho kubera umuhigo, buri muntu agomba guhiga. Rero hari igihe plan A yanga ugakora B ugakora C. Ubwo rero nyine iyo projet nyine zaba kugaragaza ko ahantu hose byanze washakira. Uburaya se? Oya. Uburaya se ni ibiki? Iyo byanze plan B, iyo plan B ni iyihe? Mbo ni nkuko ushobora kuba uri umufundi munsi ejo bikanguka umunyonzi ejo bundi bikanguka umumotari bigeze. Bo rero nanjye ntabwo akazi nkora nyine ntabwo nagakora konyine nyine nawe urabona iyi minsi aho igeze ntabwo wagakora konyine none ngo uzavuge ngo niyo mpamvu sometimes tugomba no kwereka abanyarwanda ibintu biri real life bibaho ducamo dukora. Okay, Biju, ni ihe mico y'abakobwa b'i Kigali wanga cyane? Mico y'abakobwa b'i Kigali nanga cyane ni ukuryamana n'abasore ku mafaranga. Kandi nawe urabikora? Ntabwo nyabikora. Watangiye ubivuga ko muzungu ukurikirana ni inoti? Ni inote njye nakubwiye ngo biratandukanye. Kuba wakunda umuntu ko afite amafaranga bitandukanye no kuba naza nkavuga uti ducire inguma yangaya tubigenze gutya. Cyangwa ngo niko kazi kanjye ngiye ngo ndyamana n'umuntu twavuganye igiciro. Numva biratandukanye. Kuvuga ngo nyine ubusambanyi nyine kwicuruza. Niyo mico nanga ku bakobwa yo kwicuruza. Akandi kantu? Akandi kantu ukundi kuntu? Akandi kantu kameze ukuntu? Ntako bagiti ntako. Okay. Abakobwa batatu wemera mu Rwanda ni bande? Nemera inda ya mbere yitwa Fufodavi. Ngo? Beach of Kigali. Uriya mukobwa ni rutwitsi we. Ndamwubaha. Ngo wemera iki? Nubaha Fufu. Hari ikindi mvuze? Hari akantu watangiye ngo nemera ngo ni iki? Man, aranabimera tabari na fieri yabyo utajya ngo n'abandi bajya kwisha mu bantu. Ibyo akora arabyemera ndetse ari proud yabyo kandi biranamubereye. Nari umuntu ukora ibintu ukabona si bimubereye ntibinagwamo ariko sinza ka video ngeze kubona ngo ngara kuntu ngajya yikubitira bicinga amazi ngo kuri kamera ngo bya naruzi waje Fufu dancer.
ewa na fofo kabisa. So ibintu bifatika bituma wemera Fofo Dancer ni ibihe? Fofo ni umukinnyi mwiza kandi umuhanga. Akina iki se? Ntabwo ajya akina filime? Yarazigerageje gatoya abivamo. Ni umukinnyi mwiza nyine, ni umuhigikazi mwiza. Iyo wavuze ngo umukinnyi umuhigi ntabwo ndi gusoma. Buriya nubona Bakti. Burangiye unshyirire Fofo hariya na Nuza na Shadibu nyine ahitamo Fofo. Fofo na Shadibu ahitamo? Fofo. Kubera iki? Homana ararenze. Mani uriya mwana no kumurera gutya. Ewa ntituvuga utezo. Fofo Dancer. Nuko ngo ibyo akora arabizi. Akora iki? Sugurwa ngo twinjire mu buzima bw'abandi. Ahundo wazaduhura. Fofo ntabwo ajya ahisha. Fofo ikintu ajya avuga ngo akora dancing, no mudansa wa private raise. Bivuga neza. Private dancing. Kajyana umugabo mu cyumba akamubyinira, online dancing akishyira muri kamera akabyina, public dancing akajya muri stage akabyina n'ibindi. So ibyo ngibyo nibyo bituma ko wemera Fofo. Icyo tuzi nuko nyine ari Slay Queen. Ni nawe kwanza Slay Queen mu Rwanda dufite. Abandi barabeshya bazi nyuma ye. Se nkubeshye. Kuna mwana mugeraho ngaceceka. Fofo Dance. Yubahwe. Ubu ngubu ari Dubai. Nta mikino abafite urumva? Kandi nyine man urambe reka ngire Bakti urambe nakora arabizi. None umva nkuko n'abafite tugendo twa hato na hato twabucece. Hari akazi akubwiye kandi agira. Sinzi akazi akora. Iyo yaje mu Rwanda se by'amasi bizamentere bya akazi Fofo agira. Ariko akazi ke nyine no online. No online akitaba phone, ejo agafata indege. Aratwika. Namubonye avuye Kenya. Ni Kenya ni Tanzania. Mwana ariko tumuveho. Undi mukobwa wemera cyane no mu Rwanda? Undi mukobwa nemeraga ariko sinyimwime atangiye kuvanga ibintu. Jolly. Inde? Jolly. Jolly Mutesi Jolly Miss. Nawe agenda avanga ibintu kandi si byiza. Akantu ko kwihindura twarakakire turakihanganira. Ariko se none kwihindura? Mutesi Jolly twabura namushaga ibyo imbere. Ako turakakiriye. Si ibyo gusa none ngo Prince Kid ni none yari kubiseka mukorogo. Ugira mu kanwa afite. Aho bibera tuba tuhazi rega nuko tudafite ibishoro. Bimbwire kaza ni nkuru. Mutesi Jolly uri mu bishara mwana arashora. Ako nyine inje kintu mukundira. No bon arakora cyane agaharanira gusa neza no kubaho neza. Kabisa. Ariko ntabwo ari umwana mwiza mbona nawe ashaka kumera nka babanda atangira kugira abantu amashyamba. Akantu undi ko kugambanira Prince Kid niko kabi. Yamugambaniye ngo abakuru tuyafite. Uriya ngo Hope yamukubise ubuceri bwo gukuramo inda abura mu kanama nkemurampaka harya. Arabura kandi abandi bahari icyo gihe akimara kubura telefone z'aba Miss zisigaye zirabura zose ziburira rimwe. Imana hari ukuntu tuba turimo bucece. Twari no kumenya ko ngo hari hoteli ngo harimo icyumba ngo ngangabo babebe ngo bahuriramo nyine ngo harimo n'abagabo bakomeye bya hatari bahuriramo bagiye gukora iki. Niyo mpamvu nge bihamya neza ko Prince Kid arengana. Gute? Ararengana. Gute? Imana iriya ni ishyari. Baby arashaka kwigaruririza Miss Rwanda. Ejo bundi nadasigara ari wiyoboye ngaha honde abitegura ibintu byose ari Jolly. Muzamenye ko Bijumba ari umunyarwanda akazi nakurikirana amakuru. Mani uriya mukobwa arategura. Akubaze kugira ngo umuntu afate igishene cyabara Miss bose bakubitemo ibigamba bakubitemo politike ubundi irakira nicyo bita gutegura. Prince Kid baramufuza. Ejo haraka video yavuze ngo mukunga agenda asunika ngo nagumva ngo tuzarubanamo. Ego abwira nde? Ni ikigana akoze kwa Irene. Ngugira ngo se ngo araho nenda kujya ngo turi kumwe ngo ni urwacu twembi. Abo u Rwanda nyine katazaruvamo nyine ngo bari kumwe bagomba guhangana. Ibintu nk'ibyo koko. Ari guhangana n'abandi. Na Prince Kid akavuga ngo nimba urumva
nimba situation yose ko yatangiye kwenda ageze afungwa byarabereye public mu ruhame kubera ikibanga akaburanira mu ruhame nuko nabo bazi ko hari ukuri guhari nimba nta kintu bari guhisha batakaburanira rusange nawe ukuri kwe tukakumva nk'uko n'ubundi ibyo bagiye bamurega bamushinja twabyumvishe nawe ubwisobanuro bwe tukabwumva nk'abanyarwanda tukamenya ngo koko afite amakosa cyangwa se ntayo afite. So ngene nakubajije abakobwa wemera mu Rwanda noneho wavuze Mutesi Jolly tangiye no kumudisinga. Uramwemera gute kandi urimo kumudisinga? Bongeye nyine ikintu namukundiraga mbere. Ni umukobwa nawe uzi gushaka ubuzima. Uzi kwibesha, uzi kwirwanira ishyaka. Sibyo? Afite n'ubwenge. Kabisa. Ari no mu bakobwa bambara neza kandi byiyubashye mu Rwanda. Ariko none reka Mutesi muveho banze ashimire Imana irebera imfubyi nihumye abango nimba ngo bakayemege baragira igihe Imana igira gutya ibitembereze Janine cyusa hado umura ndahari cyusa ayo makuru ntayo uzi se? Ntayo nzi. Cyusa uririmba gakondo atandukanye harya nimba ari tante wa Nishimwe Naomi wa mukecuru waratandukanye ariko none nanjye narabihaye iminsi uramumberaga nawe ni Slay Queen cyusa wajya umenya ko witonda bakareka kukurarura humura bijo wawe ndahari tuzi Imana ishimwe yatembereje Janine mutembereze imugukure no munekerezo ahubwo utangombe mure nawe Imana izafashe duhuze banze ukubita dusomyo rumva banze ubwira ukuntu wansaje ariko nkababazwa n'uriya mukobwa dore ngo barafata video baryamye kanshengura umutima we shabakte cyusa sha ujye ubonera nzabe yuramwana ujye ureba iminwa njya ndeba ibyo ngibyo ngenzi ko zikuririmba tu Ismail ahagaze kuririmba byo hano ubwo mbitekereza nabyibuka iriya gakondo yo urayizi we mwana yubaho sha ako nanubwo arakwiranye n'uriya mukecuru cyusa ukeneye abana birabura beza bafite umuco batandukanye n'abazungu b'abasaza reka nkubwire aho kugira ngo ukunde umukobwa urumva aho kugira ngo ukunde umukobwa urenze umukobwa agikeneye ibintu birenze ako naba nanjye narabibonye biragenda biransiga none ubu namenye n'ubwenge nkeneye gutuza ariko Janine ntabwo ari uwawe uriya mukobwa kurusha ubwenge wa muhungu we mbabarira utazibabaza abandi baratandukana ukishima Rigimwe Imana ibira byari nk'imbusane byari nk'imose ebyiri njyewe cyusa kuntu muzi byarambabaje on my side oya aritonda n'umuhungu witonda wowe byagushimishije bira byari imose ebyiri nko kwambara inkweto ebyiri z'imbusane n'uko ukazambara amaguru abira atari imbusane ni ikibazo ntabwo iriya nkweto yamukwiraga none ushaka kurya agapapu kuri cyusa ndya agapapu kandi ahari ubu ngubu ari singo ntawe nyumvira ibintu birimo ahubwo ni ukuguha akantu karingira mwigeze mubonana nta nubwo ndamubona n'umunsi muri kintu kimbaza gukunda umuntu utazi ariko tuzahura tu none se bizakugeraho gute azakugeraho gute ntari Kigali se nkaba ndi Kigali ya ariko iyi media uyibona gute umva mu Rwanda haje ikoranabuhanga ibintu byaroroshye uzi ko ushaka kubwira umuntu uti ndashaka bagiti akagaruka kubwira amakuru uti atuye haba hayagiye aha bite none nkasika umuntu kubona atari n'umuntu ugiye kugirira nabi biroroshye ngereka ngufashe nimba ushaka kubona cyusa uzajye muri hoteli ya Remera kenshi akunda kuririmba gakondo ari uzajya kumureba mutegeda kurangiza kuririmba nimubona no se bizagenda gute yo gute wazamayeho koko mu shaka kuri Imana ndamukunda oya erega reka tujye tuvugisha ukuri niba ukunda umuntu bamukunda ndamukunda muzungu wawe se wagumanye n'umuzungu wawe rwanira umuzungu wawe abazungu barashurashura
ntabwo wamuhaza urumbwe yego Mhm. ntabwo ngiye guturikira muri iki kiganiro. Okay, nari nakomeje abakobwa batatu wemera wahise usimbuka muri story utangiye kunzanira bya cyusa. Vuga undi mukobwa umwe wa nyuma tuhite tujya noneho mu bahungu wemera. Cyusa ni number 1, tugere no mu bandi. Undi mukobwa ni Mhm. Bijou Bijuhe. wo muri sinema. Wa mukobwa nawe arategura. Umuntu bamwambitse impeta ayikuyemo, bamwambitse indi ayikuyemo, akoze mariage mu byumweru bibiri baratandukanye. Ahubwo manza bino bintu birimo n'amafaranga. Mhm. Ni ibintu birimo amafaranga. Tujya tubana n'abantu tubazi bagiti. Umva umuntu arategura ukavuga uti uyu muteguro ni umuteguro nyabaki. Nahubwo bikagucanga. Bijou nawe niwe bad girl, niwe mukobwa twakagize bad girl Kigali. Bijou. Bijou ni izina ry'Imana ndakubaha. Ukuntu umuntu ashobora kwambika impeta ukayikuramo ukambara indi bucece ugakora mariage, none reba mariage bakoze ntiyakora mariage civile, ntiyasezerana mu mategeko, ibintu byose pya none akandi gakuru numvishe abatipe barategura ngo Lionel yamupangiye akantu urumva amukubita pasi ati ari hanze ati njyewe ndebera ko bebe wanje noneho ashurashura. Ariko niyo manzare bagararwana akavuga turarwana rupakiye kuri rufite uramuzigo atubuze ngurwa hagarara hamwe. Namenye ko rero muri Kigali wabaye umustar w'umusazi. Ngo umutipe aragenda ngo yiviriye Igisenyi ahuza na Bijou akubitaho ucece. Umubebe baratwise. Noneho ngo Bijou ngo asa nk'uko kamugirira ibanga. Umuhungu rero abibwira Lionel ari uko bamaze gukora mariage. Deja bamaze gukora mariage nyango nane cyumweru cyaciyeho bose kuri social media zabo amafoto yabo agenda avaho. Ariko nyuma Lionel basa kumukasha ikiganiro amuguti ko tugeze twumva ko Bijou mwatandukanye gutya na gutya twite arabihakana. Ariko arabatepe b'imfura yanze kumushyira hanze. Ariko suko kuri atarakuze cyangwa atarabaye reba gushura amafaranga ngana kuri uko uyu mukobwa singo mama. Ariko reka mbihore ndamwemera ariko nawe ni mubi cyane. Wewe kubera iki wemera abantu bafite utuntu? Ndabemera ikibazo nuko bafite defo. Ariko umuntu udafite defo ni fofo. Dance. Niba fofo kabisa ahagaze ruzungu. Ni hatari. Fofo niwe mukobwa wemera. Ni mukobwa nemera utagira amanyanga, utari umwiskoro, utari imiryarya, ibintu bye byose ni hanze ni nka Brian. My twin. Your twin. Where's my twin? Kabisa yubahwe fofo aho uri ubyumve Bijou ndagukunda ndanakubaha. Nice. Okay, reka tujye mu bahungu none. Abahungu wemera hano mu Rwanda ni bande? Ubu ngubu umuhungu ngiye mu Rwanda urimo kubinkorera. Yo kunyemeza Afrika wo kabyara. Afrika ni hoteli ndabakobwa 3 mu kwezi kumwe. Ngo iki? Abakobwa 3 urumva mu kwezi kumwe bose baramutwitiye. Ubundi ne mu papa mukuru dufite Kigali. Abakobwa 3? Gute? Ayo makuru ntayo wamenye ariko afite abakobwa 3 yateye inda. Bose barateye. Nana ngo hari ukuntu umuntu ajya biza ngo turaza kwirira gatunda ngo ngo Henesi. Ndangije ndashishoza ariko ako Henesi yaduhamagariraga. Ngo kurompeka. Hari ndakoze ngo akajipo ahubwo umwana akabivuga abihina utasesengura subyumve. None mbarakantu kanyishe ngo namukubitiye bucece nano ariko twumva oya twarabimenye. Yabakubitiye bucece none twarabimenye. Ahubwo ngwino nanyu nerinda. Byari umusitari. Ese amakuru yuko yatinda abakobwa 3 cyarimwe wayakuye he? Akusubundo wowe ko kuri YouTube bikumariye iki? Man nje amakuru mbanyare yamba umva. Manda update. Disohoka ndisoma. Disohoka ndireba. Nta kururi kinshika ubu ngubu. Ako nyine icyo tuzi nuko Afrika yubawe.
niwe musore ukiri mutoya ahubwo papa bamugira inama cyangwa n'ukwiye kujya agira inama papa. So nawe urashaka ko agutera inda? Hafi ya Afurika se niko yafata kubera iki? Afurika nayo ndayikemanga pe. Ntabwo yafata? Yanjabuka. Kubera iki? Akura mwana afite harya bayita afite target ya danger, afite machine gun, so narimbye bagena agakururaga man. Abakobwa batatu mu kwezi kumwe ko bumva ni danger ku myaka itarenze 22. ni atari. Okay, yeah, tugana ku musozo, harya ukora movie? Yego. Ufite na channel yawe? Yitwa gute? Yitwa Ibambe TV. Channel yawe ikora ibiki? Minsi yashize yakoraga amafilme ariko ubu ngubu ninjiye mu bintu by'ama vlog. Ibintu byo kuvloginga kabisa, ibintu bya real life nibyo ngiye kwibakaho cyane. Okay, nje kinagusaba gato ugabanye gapapu kwinjirira abagabo babandi, ntabwo ari ibintu byiza mu byukuri. Nta mugabo ni bakiti utazaneza abantu. Umuzungu w'abandi baramutwaye. Ubu ngubu urashaka ngo Afrika ko gutera inda. Cyusango yacyusa niyo man, Afrika nakwindi ya Afrika ntiyafata. Sibyo? Ntabwo nge najya kwizirika ku musaraba w'umuntu ufite abagore batatu. Kubera iki dafata? Sha docteur kuko ubona abandu wakangaye. Ibaza abagore batatu bose. Ubwo abo ni batuzi, abo tutazi. Yo beje. None urenge ku bagore batatu urumva? Subire kongera kwizirika ngo ku muzungu uyu munsi araheje araha ntabwo nabishobora. Ariko kubera ko cyusa nyine ari single kandi byamwe tukaba tubizi, umuntu yamuhoza n'amarira akanamwibagiza uriya. Biju basi urakoze cyane, urakoze mu by'ukuri. Cyetse kumwe na Biju nje mubonye, ariko abagabo mujye mwitonda. Uhuye na Biju ni ikibazo. Ako bakiti watse kuneza abantu. Ni ikibazo nyine nje nagutinye noneho agapapu ku bagore babandi. Idanje. Yaramurura rero agapapu habe n'umwe. Njye navuze ibintu biriho kandi byigaragaza. Sawa, urakoze cyane. Iyi ngiyi ni Big Town TV, turi kumwe na Biju kuri kamera za Big Town TV. Biju arakoze cyane, namwe muri mukurikira Big Town TV murakoze cyane. Nina behind the camera nawe urakoze cyane. Biju, asante sana, until next time. Ciao.